Idini riri gukura vuba kuruta ayandi yose ku isi ni idini ya Islam. Nk'uko biheruka gutangazwa n'ikigo cy'Abanyamerika Pew Research Center gikora ubushakashatsi bugaragaza imihindagurikire mu bantu ndetse n'amadini atandukanye, ikigo giherutse gushyira hanze lisiti y'amadini ari gukora cyane kurusha ayandi yose ku isi. Iyi lisiti yajehowe n'idini ya Islam. Islam iri gukora ku kigero cya 73%, igakurikirwa n'idini ya Gikristo iri gukora ku kigero cya 35%, igakurikirwa n'idini ya Hindu iri gukora ku kigero cya 34%, ku mwanya wa kane hakaza Abayahudi cyangwa se idini ya Kiyahudi iri gukora ku kigero cya 15%, abatagira idini bagakora ku kigero cya 3, ndetse n'amadini ashingiye ku migenzo gakondo agakora ku kigero cya 11. Iki kigo kandi gitangaza ko Islam nibikomeza gutya mu mwaka wa 2060, idini rizaba idini rifite abayoboke benshi ku isi rigasimbura idini rya Gikristo rikarikora ku mwanya wa mbere mu kugira abayoboke benshi ku isi. Iri tumbagira ry'idini rya Islam riterwa n'ibintu byinshi, harimo nko kuba abaturage mu bihugu byiganjemo Islam bari kubyara abana benshi. Ikigo gitangaza ko Aba-Islam bafite uburumbuke buri hejuru cyane. Ubushakashatsi bakoze bigaragaza ko umugore w'umu-Islam abyara abana ku kigero cya 3.1, umugore w'umukristo akabyara ku kigero cya 2.7, umuhindu akabyara ku kigero cya 2.7, ndetse n'utagira idini akabyara ku kigero cya 1.7. Ibi rero bituma havuka abana benshi bagahita baba Aba-Islam kuko bavukiye mu muryango w'Aba-Islam. Indi mpamvu ituma Islam ikora cyane nuko abayoboke bayo benshi bakiri bato. Abayoboke ba Islam benshi bafite munsi y'imyaka 25, mu gihe andi madini asigaye afite munsi y'imyaka 32. Ibi rero bituma mu minsi iri imbere abayoboke ba Islam bitezweho gushaka bakabyara bakongera umubare w'abayoboke. Indi mpamvu ituma Islam ikora cyane ni uguhindura idini. Abantu benshi barahindura idini bagakurikira Islam bigatuma umubare w'abayoboke wiyongera. Gusa ariko iyi mpamvu ikaba ikora ku madini yose. Ubushakashatsi bwakozwe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bwerekanye ko bamwe mu bantu bavutse nta dini bafite bahindutse bakaba Abakristo, mu gihe abandi bavukiye mu idini ya Gikristo bahinduye bakaba abatagira idini. Indi mpamvu ituma Islam ikora cyane ikanikira andi madini nuko 1/3 cy'Aba-Islam batuye muri Afurika ndetse no mu burasirazuba bwo hagati. Utu duce tukaba ari tumwe mu duce twa mbere ku isi dufite kwiyongera kwinshi kw'abantu.